cya kigoryi ngo nifatiraho cyatwumvishe cyagiye nkubwira ko ntakijya ku ishuri mana. Ngo iki? Inka yanjye sharabagana ngo mwene mwe karabudi. Cyarabyumvishe byose. Ibaze yuko ubwo na gahunda yacu yo kujya gucuruza inkweto yarayumvishe. Byose yarabyumvise man. Byose kandi ari kuvuga ngo yarabwirarize. None byancanze navuze ikintu nkora ngiye. Mwene karabudi yakompodotse. Ubwo se bwo yabyumvishe gute? Hanye ntumbaze nimba ari uri arukara rwiye kubera ko rutagaragara nani wasanga araduhagaze ni ruhande. Ntabwo nigeze menya n'ukuntu yanyumvise. Nabonye nahagaze amatwi yari ahantu. Uriya mwana azadukora. Ariko mva nkubwire Kadubiri. Twakiza uburyo uriya mwana tumukura mu haruno rwo hakiri. Uretse mwe ikintu tugiye gukora. Wowe ndagenda ngure ufite ibiceri bikeya. Ndajya kugura akaji. Nubwo nta ngo twamuhasa umwe yapanya buri. Have. Kopse ziri imihanda hora zizi wabyumva zange wakomotseyo. Ako none reka nkwereke. Ndaguhakani. Reka dufata amazi. Urusenda. Turushyire mu buryo mwabuje ari buza kurya. Aho naho twaba dukoze uburezi. Ahubwo reka nkwereke. Buriya fatiraho we twamubeshye ikintu. Nk'igikiza. Urabyumva reka kira kigoryi mani mwabuje asigaye gikunda. Mwakoze kuza naberetswe mu nzozi. Mana nabibonye ko mugiye kuza hano hangani kwa pasiteri murokore. Urabona hano niho twakakarago niho dusengera abantu bose. Hano turasenga inyatsi byose bikarangira. Ibibazo byose mufite umuravano byakemutse mu izina rya Yesu. Amena. Noneho urabona nyine akarago karashaje dukeneye n'ibitabo by'indirimbo tukazana shyiraho n'intebe. Ndezera ko mwaje mufite ukuntu muhagaze kugira tubashe kujya dukora umurimo w'Imana duhagaze neza twembi. Nimba mufite ukuntu muhagaze nyine mufite uko muri buze gusiga hano mu gaseke k'ituro ry'Imana. Tuza rero mugapfukama tukabasengera uci bugufi dusenge duhamagara Imana. Data wa twese uri mu ijuru turagushima ko wazanye ababagaragu bawe hano. Mana nyakora ku ngoma ho sapatala katirira ho mana umudamu ibibazo biri mu rugo rwawe Imana irambwinga igiye kubikemura. Uriya mwana wakubera ikigeragezo imitego ya shitani bari kumutega nta kizamukoraho mu izina rya Yesu. Ubu ngubu agiye gukira biriya busambanye yajyagamo biriya bintu byose yajyagamo agiye kuba umwana mwiza ntabwo azongera kujya kuzerera byose agiye kuba umwana mwiza. None ndabasaba muce bugufi dutakambira Imana nawe ugiye kubona umuntu uzagukunda ugiye kubona amafaranga mu izina rya Yesu. Shapatakati ho ana yakora ku ngoma gwino ureba umubyeyi umuhe kukiranuka ho ariko birasaba uzajya usenga utakambira ibibazo abari gushaka kugutwara umugabo bose. Oh mana data gwino tabarore. Oh mana dore nawe mama wawe mtie mubonye mu ndege ateka indege cya muri Amerika agiye kubona y'akazi. Oh mana rero ubwo tumaze gusenga kugira ngo Imana mwabyumvishe ibitangaza igiye kubakorera mwese kumuhaguruka. Imana irabakorera ibitangaza rwose. Hano kwa pasiteri murokore ntawe uhageze ngo agenda amaho. Bagende. Ko muri kugenda abakozi b'Imana. Tuzaba tugaruka murakoze. Basi musige ituro ryo mu rusengero rwera. Ntabwo ibyo kurya by'Imana yarigaburira imbwa da mu izina rya Yesu. Sinabahanuriye nabi. Ijambo ry'Imana ry'Imana yanjye. Ko nanjye. Dani mbega abakozi b'Imana bo muri iyi minsi maze ajya kubyica akita umurokore. Siko abarokore bagoye. Mbabarira reka ngubwire ati ngo umwana ngo mfite ambere ikigerage. Ngo mama se ko yapfuye kwaje. Yesu we umfa. Dari ni hakurangiye. Nanjye numvaga bahavuga. Nagura n'inzu ko bateka mitwe bagira ngo afangirwe ku bantu bamuha amafaranga. Bajya ko ari muri Amerika. Ariko Imana yaragowe. Yesigaye mbona namukunda kundusha. Amukunda kukurusha bwa hehe ibintu birakoreka ahantu ngeye risa nageze. Ngambira nyine tubigenze gute nyine. Umva rero ukuntu tugiye kubigenza. Baretse tukabeshyera fatiraho ko ajya nyereza ibintu
akajya kubigurisha ibyo bamuhaye agateka genda nk'amavuta cyangwa ikindi kintu reka nkwereke icyo tugenda tudaha umuceri tuwuhishe natwe rega twakungukiramo kuko twajya tubigurishaho tukabeshya ko ari we wabigurishije siko ari byo bana ahubwo ako kantu nuko binameze aho n'imyenda ya mabuja mike tuyitwara we nugira impungenge iyo wahuye na irisi ibintu byabaye ahubwo nguno duhite tubikora wane vuga uti barabara nguno duhite tubikora ahubwo ndakeka uyu munsi bari mu muhambe none nahamagara umuntu kuri botike turavugana ndamubwira yuko nyine muzaniye imari nambwira ko twibana hano muri famiye batworeje ibintu byinshi ubwo rero wowe reka ndebe ubundi mucero uzanye ukuntu nisererage n'ibasoma ati noneho wazanye mucyari ntacyo tuhite tugenda ahita duhereza amafaranga kiriya kigoryi we nibakubaza ukuntu byagenze ni uguhita utuza nyine nta kundi none ubwo wabivuga ahubwo reka ndebe isabune n'ebyiri reba ubu rero ibyafatiraho birakemutse wari ubizi ko ubu tugiye gukira turakira cyane ahubwo na business we ntuzibagirwe ibyo nakubwiye gusa ngo harya ngo bawita ute ubu ni Tanzania abantu ahubwo tugende vuba vuba noneho heresa ndakizi tujye kureba ahubwo Kadubi umva nkubwire uzi ko ari we mugabo nari ntegereje ibyo mari cyaduvugana kitaza kudufata kikatugwakira yego uya nta kibazo ni muze ndahari ndi mu rugo yego ko mana uri kumwe na mama Giselle ndabategereje pe nta kibazo ni karibu sawa fatiraho Barabimaze ariko ndimo ndanagura ibi byatsanga ngwino hano ihute ndimo ndatinda karame umva rero fatiraho yego urabona ibintu byo muri uru rugo byarahindutse nukuri mabuje njya mbibona ujya ubibona njya mbibona bimwe byawe wigiraga by'ibiki n'ibiki bihinduke nabyo ariko ndagushimiye ko uranguriye agapira keza ndikumva kanambereye cyane hari indi myenda twakuzaniye urakoze cyane uraza kuza kuyifata uzajya utekera ku gihe sibyo niba mvuze ngo hari abashyitsi umenye ngo hari abashyitsi ibyo byo namaze no kubimenya nimba mfite umwanya cyangwa gomeze darike urabizi ari muri gahunda z'ubukwe ntabwo apfa kuboneka ndabyumva ubwo gahunda ni gahunda kubwira ngo teka ntabwo ari ukubanza kujya gukina imipira ni uguteka rwose ndabyumva genda hagiye kuza abashyitsi genda muri firigo kuremo inkoko urayiteka irahita akishya capu ndacomeka ku mashanyarazi niho byihuse bashobora kuba batari butinde reka uze kuyikoresha nijoro teka ibisanzwe turabakiriza icyo kunywa nta kibazo nibutse ko bambwiye ko badatinda yego teka ibisanzwe ugire vuba nshaka kuva hano nabo bagiye hari ahantu nanjye nshaka kujya kandi ndagenda ndiye nibyo sawa rero ugenda ubikora mabuje ngiye kukuryohereza gahunda zawe wowe genda ugire vuba sawa salama we ko yatinze sibyo namutumye yabyibutse koko na telefone ntari kuyifata sheri kuri imyirondoro byagenze gute kumitegereza cyane ndabona nta kintu uri kumbwira kuri gahunda wari wambwiye gahunda nabyo ntabwo nayibagiwe n'ubu ndayizirikana ariko none hasi meze neza ufite ikihe kibazo numva nameze neza bibaye byiza ndeka nkaruhuka ko ndabizi ndikipanga nzakubwira nzaguhamagara kuri ukomeza kumbwira ntabwo umeze neza uyu munsi n'ejo uyu munsi zimeze wari wambwiye ibintu tubikore vuba bive mu nzira ryari niba uyu munsi utameze neza n'ejo ukaba utameze neza nzaguhamagara uyu munsi byambayeho gusa ariko nzaguhamagara none se ufite iki kibazo udashaka kumbwira nzakikubwira kandi ihangane ubwo ugiye ndahoke mbengiye yesi ndahoke kumva hameze neza uyu munsi okay ndaho ngaho gumana ibibazo byawe
mama Gisela ni karibu iwacu ni ukuri Imana yarakoze Yohana twongeye guhura byiza cyane nawe nabaye ingumi imisatsi nabyo byibizire kujya ubishyiraho se yoya ntabwo mbishobora ndaho papa wanyu twari kumwe muri Kongo twari kumwe ameze neza ese ubuzima ubona nta kibazo twaramubonye ni ukuri twe tuzi ko yapfuye ntabwo se buramubonye ntabwo turi byoroshye hari umukongomanikazi w'inshuti yanjye nari mvuye kumusura aho ntambutse nsanga yahuye n'igico cy'abajura niba ari abajura ibyo byose bari bamukomerekeje cyane bamukomerekeje bamugize intere ku buryo kugira ngo asubire mu buzima byamfashe isukari ariko narabikoze mucumbikishiriza ahantu mwitaho mbese ubu ameze neza twarabibonye neza cyane ni ukuri mwarakoze cyane Gisela se n'umwe mwari muzi musanzwe muzi dusanzwe twari tumuzi yajyaga akunda kudusura na mama wanyu twari inshuti yego umubyeyi w'inshuti yanjye cyane umunyamabanga mbese papa nawe ntaraza yagiye gusura shangazi nyine ariwe mushiki we yaramukumbuye shangazi nawe yararwaye abura kuntu aza papa we ajyayo hano rero dufite ubukwe felicitasiyo ariko ntabwo ari ubwanjye ni ubw'umwe mu bana nyine baba hano azashyingirwa uwo mukobwa mwareraga se yego darike twabonye rero twese tutagenda kwa shangazi biba ngombwa ko njye na Charles tuguma hano nyine tugakomeza gutunganya ibyo mu rugo papa niwe wari umaze igihe atahagera ubusanzwe biri kubagora muri kubyitwaramo neza nta kibazo turi kubyitwaramo nyine uko dushoboye nk'abana ababyeyi banyu bari barabanye muzasore invitasiyo hakiri kare yego tuzabafasha twese nibyo rwose rwose aho mama wanyu atari nzaba mpari nzagerageza kubaba hafi murakoze cyane mujye mudusura ni ukuri natwe ahubwo muzatubwira muvugaho muri oya turi kumwe rwose ni ukuri nta kibazo kubera iki se mudagenda ntabwo mwagenda mutariye iyi nta kibazo mu kanya gatoya tugiye ku meza mwasigaranye umuco mwiza ngo mama wanyu bari baratwigishije turagerageza oya ni byiza ujya kubana ni byiza cyane komeza turyoherwe noneho fatiraho ibintu yakoze amasahani yaruye asanzwe azi ko yarurira abantu koko ahubwo bana yaruye gute nyamara fatiraho nta kibazo ntacyo bitwaye ni mugeni reka murebe dukomeze turyoherwe fatiraho nubwo ibiryo biryoshye ariko sinibaza papa arisa ari ubundi ari hehe ntabwo ndahashirwa pe no mu munzanira humura papa reza araza uramubona ari hafi ari hafi mumaze kuvugana twavuganye ni sawa noneho bari hafi araza da nuko yarakiri kuvugana na mushiki we ariko araza ndabona muri kumufata nk'umwana ambwira ngo ari inyuma umusaza uramubona umusaza uramubona ari inyuma ahantu uvanga inyuma ntabwo ari hariya ahubwo inyuma nyine nuko akiri mu nzira ariko nk'iminota ingahe rega ibintu bigendana n'igihe banza urya umutegereze nk'iminota 5 yonyine urangiza kurya ageze hano nawe asekene tuvugishije ukuri uje kureba iki hano ntabwo wabikwiye kukureba ntubizi ko kuva mbere hose aho uzi uruwanjye igihe cyose ntabwo ubizi Gloria simenye kubera wowe nduwawe Gloria uvuga watumye dushwana njye nawe ntabwo numenye kubera wowe kugeza uyu munsi ni umuntu atareba ntabwo urumvamo Gloria na ibyiwe kuri njye ni mushyashya ntabwo ndamenya ibyiwe
ese juru ufite indimi zingahe mu kanwa kawe ikindi ururimi rumwe ururimi rwansohoye iwawe twagusoye bitewe nuko wari uzi ibyo wari wamaze kumpisha kandi nubwo nakubaza ngo wari ukomeje wagaragarije n'ibyo wamishuze wari ukomeje cyangwa kugira ngo urangire ko nitwara ariko Kenny urabona ndi umukobwa uzajya wirwa ukina nk'ukina agapira gukina kubera aho kuko ntabwo kabonyere komeza utera agapira se nimba ari umupira nimba ari iki gorori nge ntabwo ndi muri bara abakobwa uzajya wirwa ukina agapira ntubwire rero Liza buriya ikishino bakikorori jya kumpuza na gorori nubwo naba mfite indimi ebyiri nabazitewe nawe kuko wagiye kubanza ni ikisho wowe ubwawe imbere Kennedy gororiya ni nacyo cyantunguye ngewe nasanze muri gusomana ngira ngo nundi muntu hageze ntungurwa no kubona ari gororiya w'inshuti yanjye se buriya mwiyongoje ute nyine afite misiyo yamuzanye birashoboka na niyo mpamvu nje hano genda mukomezanye katwifata agafoto agafoto ni keza abaye agakumi izi telefone hari n'ibindi zikora do njye mbakuraho agafoto rwose mwaradufashije cyane kutugarurira papa yewe kubera rero kuza hano kenshi ngira ngo ngufashe papa wawe sinzi nimba uje ubona adafite ibintu by'ihungabana mubona nyine adatuje bitewe n'igihe amaze n'ibyamubayeho amaze kubura umufasha kuba hanze igihe abahangayikiye ariko tugomba kumuba hafi kugira ngo turebe uburyo yasubira mu murongo kandi bizaza ubona nawe ari umuntu usa n'uwibagirwa cyane ntashaka kubiha ingufu bifite nitumuba hafi bizagira dukomeze udufashe turi kumwe rwose iwacu wa bugufi turi kumwe namwe nzagerageza nubwo ntangana nka mama wanyu ariko nzagerageza kubabera umubyeyi mwiza nibyo rwose ni ukuri mujye mukomeza muze kenshi mudusure kenshi humura rwose ahubwo n'abantu nyine ugire vuba uhitemo tugufashe tugukorere ubukwe tugomba kugukorera ubukwe rwose